dukenera imicanga, amabuye, ahantu amazi azava, utuntu twose ugenda twandika. Ariko ubwo ikindi ni ikihera mbwira nkuteze amatwi, ikindi ni ikihe? cyo muro kumeze nk'utari hano bimeze bite? Kanze gato. Barumani wanjye Hani siko wanyihoreye ko ndi kuguhamagara ukanga kunyitaba wabaye iki? Wampamagaye? Yego reba inshuro 3 ntabwo nari nabibonye. Ihangane.
byagenze bite ibiki kuri hano se ndi hano Jay umeze neza se dufitanye ubukwe none ndi kukubura se Jay ninde muntu uri kundogera umugabo ninde muntu uri kundogera fiance ibyo byo kurugurizanya gute se kandi ngiye ndabona warahindutse kandi ngabona utameze nk'uko wari umeze ntago ari gusa ese nimba narahindutse bivuze ko banduze ufite umuntu ubiri inyuma Jay sheri ntago byashoboka nta kintu gihari oya nta kintu gihari igiki nta burozi mfite mama nta burozi ufite urambwiye ngo mani hane bite ariko ubundi bushyize hasi n'iyo nkoni tubanze tuvugane ubundi tuvugane iki ibintu byanshajije ndi njyenyine ndi kujya mu madekorasiyo ndi njyenyine ndi gushaka abateka ndi njyenyine wibereye muri biyari wambwiye nimba utakibirimo sheri wambabariye ukareka kunesha umutwe kuri iyi nshuro wambabariye dufite ubukura bizi amanywa nijoro urimo urajya muri biyari uri kwirwa muri ibi ngibi none uri no kunsuzugura ugakina nkuri iruhande mpagaze imbere yawe shyira hasi ngo nituvugane yose agira ngo bigende gute ndashaka ko uza tugategurana ibirori byacu ntabwo mbitegura ndi njyenyine ntabwo nzibana hanyuma se kureba mfite akabari ndimo ndakontorora akazasigara gona ase nta bandi bantu mukorana ku buryo basi utabasaba n'isaha imwe ngo dutegure ubukwe Jay mbwira ariko gukina mva mwereka mubwire yego hari ikindi kintu kizaba atari ukukurongora genda utegura ibintu byose bibe nkurongore dukora ubukwe tugira bari iki ariko ko wagira ngo ni njye ushaka ubukwe gusa wowe nabishaka barabiye ngo ubukwe buzansaza ndi njyenyine none ndebera ariko ntago nabivamo turabukora ye cyomuro kame rero naguze ukuntu ibintu bya business byari byaramvuye mu mutwe ntabwo byari kumberega ibizazane wahuye nabyo muri la business nanjye nakumva pe sinzi impamvu numva nkwizeye kandi na Roger ni umushuti wanjye cyane nshobora kongera nkatangira nkongera nkahaguruka kuko maze iminsi nicaye pe byizere kuko ntabwo ibintu mfitemo experience yego nta kintu kizatunanira ahubwo nka business yo kujya ducuruza ibibanza twubaka amazu tukayasubiza niyo ngiyo biriya bintu se buriya bigira amafaranga bigira amafaranga cyane kurumva nk'umuntu waguze mu rugero umuntu waguze n'ikibanza umwaka ushize yego ubutaka bwo buhora bwiyongera buri munsi bitewe n'ayisigana cyangwa se abantu uburyo isi iteyemo abantu bose basigaye bakeneye ahantu ho kuba n'ibindi wakubaka nk'amazu y'amayetaje akuzi ko hari umuntu wigeze kumbwiraho iby'ibibanza nkamufeka ariko nari mfite ubuyobe buriya nari ndimo it's okay none si ibyo bintu ntabwo bisaba igishoro kirekire twatangiza na $500,000 zonyine cyane twahera kuri $500,000 uko ibintu bigenda bikura natwe tugenda tubibona ko amafaranga yiyongera cyangwa se n'ibizazane biba muri business ntabwo bibura ariko nibura nk'ayo mafaranga twatangiza tukareba ariko se abakiriya urabizeye barahari cyangwa bizadindira cyangwa nzongera nketena ntagira abantu benshi badakenera ibibanza abantu bari gutera imbere n'urugero ari nk'abashuti banjye twabanaga mu Bwongereza yego hagiye kwambaza ati se hari abashuti bawe ugira i Kigali ku buryo twagera yaradushakiye inzu cyangwa se uwizeye twamwohereza amafaranga akangurira ikibanza ubwo numva ari nk'abo bantu kuko ndina twabikora ni ukuvuga ngo ugomba kubamenyesha hakiri kare warangiza kubamenyesha
tugatangira tugakora ku buryo inzu zizajya zuzura twabonye umukiriya. ego urumva nk'uko iyo watangiye nk'uko nguko bizinesi uyijyamo wese kugira ngo abantu bamenye ibyo urimo. So njye nta kibazo cy'amafaranga buriya mfite, ahubwo se buriya ntihari ibikoresho tuzakenera, ni nk'ibiki nyine kugira ngo ndebe dove ndebe turebe n'igihe umuntu yatangirije. mbere nk'ibyangombwa twahera nko ku byangombwa tugakorana. urumva nk'ibyo iyo bizinesi bisaba kugira ko umbere ntabwo waza gushaka ibyangombwa niba ari nko kubaka, ntabwo wakubaka kubibona. Mbese ni ukubyitaho tukabanza tukagura tukibuka gukora mitasiyo, kandi tukagura n'ahantu hizewe hazima hatazagera mu bintu by'imanza, kuko ibintu by'imanza birakereza. ibintu bya stress narabirambiwe, birakereza cyane. ariko reka turebe ibikoresho bizakenerwa, wamfasha ukambwira nta kibazo. wenda nk'ibyo ngibyo byangombwa byo twabivuyeho, ahubwo wenda kadufate nko kubaka inzu. kubaka inzu mbere ntabwo uzakenera umwenjeniyeri kwigira imuzi kuri inzu, kuko ntabwo wapfa kubaka inzu y'akajagari. Oya, ntabwo bishoboka. wenda injeniyeri twamushyira mu bazadufasha. wabyanditse? Ntabyanditse. tujye nko ku bikoresho. Yego. umva tuzakenera imicanga, amabuye, ahantu amazi azava, utuntu twose ugenda twandika. Harya ubwo ikindi ni ikihera? Mbwira nkuteze amatwi, ikindi ni ikihe? cyo muro kumeze nk'utari hano, bimeze bite? kanze gato. Ni ibiki bigufasha saka kandi? Maya bimeze bite se? Ni sawa? Meze neza. Hako mu gitondo nigeze kubona uri muracari mbona utameze neza ari wabaye. Nari nyitekereza kuri bya bindi nge nawe twapfuye ubushize ariko byarangiye. Okay, ni sawa cyane. Bite se wowe? Nanjye ntari bindakomeye meze neza ndashima Imana. Hanyuma ndumva nshaka yuko twaganira kuri za gahunda dufitanye kugira ngo bigende neza. Hari ibintu nshaka kuzinjiramo mu minsi iri kuza, ndagira ngo byibuze biza ibyo bintu bizaze hari ikintu twamaze gukuramo gifatika. Ngira ngo urabizi already ko hari amafaranga namaze kwishyura ku bintu bimwe na bimwe bigiye bitandukanye. Rero ndagira ngo dufatanye dusolving ibintu vuba vuba, urabona ko tuba twirwanira kenshi, nta bantu dufite twabihariye. Hanyuma ndumva twatangira kwishyura n'ibindi bitarishyurwa kugira ngo bive mu nzu. Urabyumva? Ibyo bintu urimo se n'ubundi si ubukwe bwacu? Yego. Ndumva rero twabiha umurongo pe. Urakoze no gufata kano kanya, kari gakenewe. Nugeze kuguhamagara n'ubundi nshaka ko uyu mwanya ari wo dufata. Tubipange, tubihe umurongo, n'ibitarishyurwa twishyure. Ariko uzi ukuntu buriya nk'abantu bakora dekorasiyo, uzi ukuntu buriya bajya batenguhana ku munota wa nyuma iyo utamufashe nyine ngo umwishyure. Gatoya, ibyo bintu ni ibyawe, wambwiye ko ufite umuntu wawe wizeye ubyibuka. Ndamwizeye ariko kuri iriya tariki yacu nyine nasa indi tariki tumukeneyeho niyo tariki n'ubundi we mubwira gumane gahunda. Iriya tariki yacu yambwiye yuko afiteho ubundi bukwe. Ndamubwira oya, nubwo narakwishyura yose ngo tuyamaremo, ariko ntugire undi muntu ufata. Yego. Oya, ibyo nta bo bafite uburyo bazayimanaginga, gusa icyiza nuko afite gahunda, right?
ese harya wahisemo ko coordinator w'ubukwe bwacu ari inde? tuzamugira wa muhungu witwa Bitkira. Bitkira yarakwemereye se buriya? Ni inshuti yanjye turasangira ntago byagorana rero. Ndabona ubukwe bwegereje, tugomba nka coordinator wacu, niyo mpamvu mbikubajije, tugomba kumuhereza details zose z'ubukwe, agatunga amanimero y'abantu bazateka, y'abazatwambika, buri kimwe cyose agatunga nimero yabo kugira ngo nawe akomeze abikurikirane. oya nibyo kabisa. Hanyuma se ubu bukura bubona gute? Bwansajije ni ukuri, ariko rero ndabitekereza nkumva ndishimye. Gusa nyine ababukoze barambwiye ngo bihimwa n'umunsi, gusa mva ndumva nasaze pe. Ngiye kurongorwa. Darongo Mwana zarongorwa kabisa racyari. Hanyuma tuzaburongorwa nta kibazo, uretse tugiye kurongorana none. Ariko rero hari ikindi gitekerezo nari mfite. Ubundi wazabwiye wa musaza akadutiza ya modoka akaba rero tuzakoresha. iriya n'ubundi turayifite. Ntugire ikibazo. Azatunywera cyangwa tuzinywera? Nzamuvugisha. Oya zanadutwerereka isanzwe ku munsi wose. Ntago yabyanga. Ntago yabyanga rwose. Maya rero like man ndagukunda pe. Thank you. Ndagukunda rimwe na rimwe nuko wenda ibibazo by'isi bijya biza ugasanga rimwe na rimwe ndateshutse nawe cyangwa se like nyine ukaba wahangayika, ariko mu magambo make ndagukunda. Nanjye ndagukunda Jay. Nubwo uteshuka rero ndabyumva pe, ndanakumva, ariko ndakumva muri bino bihe tuvuyemo. Ubu ngubu tugiye gukora ubukwe mu rugo nta mikino. Iriya bintu nta kintu uzongera kubisubiramo. Ntihazagira ikindi kintu numva ku bintu twapfuye tugifiansanye. Ibintu bise nk'ibi nzabikubwira mu ijoro ry'ubukwe burangiye. Urashaka kuzahita unyica se? Oya ntago nakwishe nkicira umugabo. Ese kuri ko murango nitugira ngo bizaba birangiye. Nyine ntihazagira ibintu ibyo twapfuye uzi. Ngaho ngabakobwa, ngaho ngibikinga. Ugomba kubireka. Abo bo rwose ntuzongere kubatekereza, urega burandi n'umudive nuko naje guteshukwa. Ubundi nta nubwo kira twajyaga twemera kwegerana n'abakobwa buri. Nibyo bintu byaziraga bura bitangiye nje hano i Kigali ubuzima bwaranze. Oya Kigali ni guhindura. Nanjye uwo niwe mugabo nifuza rwose. Wongera ube umudive. Rahira. Cyane. Ntacyo bitwaye nzamuka. bya Jay na Maya. Ntabwo bizaba. Byari bimeze bite se? Cyane fresh Roger. Nari maze iminsi tutabonana. Tugiye mu biki muri iyi minsi? Nta kazi kenshi. Akazi ni kenshi nawe wankuyeho amaboko. Urabizi ariko ko ntayagukora inshuti yanjye. Kubona umeze nk'umuntu unaniwe. Amaze iminsi nsa nk'umuntu ujagaraye. Ariko narindi mutwaye nari mfite gahunda yo kukureba amaziye nawe nakubona sinzi gahunda ufite muri iyi minsi kurasa nk'umuntu uri bize cyane. Ndi bize ariko ntago ari cyane kuko nta bindi bintu mpugiyemo. Kwiga ku mushinga wanjye na Cyomoro ibintu bigeze kuri kubisekaze. Birashimishije mwana. Cyomoro nabonye ari umuntu mwiza cyane. Cyomoro ni mwiza cyane. Ndabizi bizagenda neza. Ndabizi neza ndabikwizeje. Muri gukora kuye projet ubu ngubu mwaganiriye sinzi impamvu namwizeye cyane.
ndimo kugenda mwiyumvamo numva nyine twakorana neza yamporopoje umushinga wo kugura ibibanza tukubaka amazu tukajya tugurisha cyane ko afite n'abashuti biba baba diaspora amazu mukajya mwubaka cyangwa mukajya mugakura amaparitema bakajya bakodesha oya ni ukuvuga ngo tuzajya tugura ikibanza yego dutangire twubake bundi bushya inzu nirangiza kuzura tuyishyire ku isoko ni umushinga mwiza ugereranyije n'uko hano mu Rwanda hameze ibintu by'imyubakire kandi buriya no gushora mu bibanza buriya buri ubutaka ni imari idahomba ni umushinga mwiza cyane ndumva yarakujyanye muri kariyeri cyangwa se mu bintu nawe akoramo nibyo bintu akoramo ni nabyo yize ibintu by'ubutaka by'ubwubatsi nubwo akora ibintu byo kumanaginga ama business yaransobanuriye cyane gusa nyine ari kubutu na Ella ndizera ko kuri iyi nshuro n'ubundi rukabapoze yego gushyira ibintu ku murongo cyo murazagufasha kandi uzabona itandukaniro ry'ama business wagiye ukora uzabona itandukaniro ry'inyungu mu byo ukora byose cyo umuntu ndamwizeye nanjye ariko se gusa ejo bundi hari akantu yakoze katari keza kandi kantunguye yagenze gute nari ndi kuvugana nawe kuri proje sinzi ukuntu nahindukiye mbona umutipe arahagurutse ahita agenda ntabwo yigeze ansobanurira ariko nasigaye mbitekerezaho nabyo numva ni ikibazo mwagiranye se nta na kimwe twari turi kuvugana bisanzwe hari ibyo wowe yakubajije se bijyanye na business hari amakuru wamwimye wapi pe ntabwo ibyo byose ganira na Cyomoro cyane yego muri gahunda afite mu bintu kuva namuhuza nawe nekeza ko mu Rwanda niyo gahunda afite yanyemereye ko ashaka kugufasha pe rero sinumva ikibazo cyaba gihari wenda nta kibazo kiri hagati yanyu nawe pe it's okay nta kibazo gusa nasigaye mbitekerezaho yego gusa byararangiye sinzi impamvu byari bije cyangwa hari ukuntu kuri kubivuga useka Ella impamvu nseka nuko natunguwe gusa kuba turi kuganira gutya ukajya kubona ukabona ndahagurutse ukabona ndi kurenga ntacyo mumaze kumenyana wazanamuganiriza ukamenya yabimubaza nshuti yanjye kandi birakwiye nabwo kugira bamuganirize nabwo cyaba ari ikibazo niba utaramuganirije ngo mubaheruka kuvugana nyuma yaho se reka tubikurikirane nanjye nzamubaza niba ari n'ikibazo kizakemuka